Ni umuyobozi mwiza azwiho indangagaciro zo gukunda u Rwanda ndetse no kurukundisha abandi, yisanisha ndetse akanasabana n'urubyiruko cyane. Kimwe mu bimugira umwe mu bayobozi bakunzwe cyane n'urubyiruko. Amazina yitwa Dr. UTUMATWISHIMA Jeanne Paul Abdallah. Ni umuganga mwiza yakoze mu bitaro bya Ruhengeri igihe kigera ku myaka 2 mu bijyanye no kubaga ibibyimba byo mu muhogo bishobora kuvamo kanseri. Yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro bitandukanye birimo nka Kinihira, Ruhengeri ndetse na Rwamagana. Uyu munsi ni minisita muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ese uretse kuba ari umuhanga mu nshingano ze, akaba ari umwe mu bayobozi bakunzwe cyane n'urubyiruko, ni iki kindi umuziho cyangwa se ushaka kumenyaho? Wumva bibaye ari bikunda mugahura wamubaza ikihe kibazo? Niba ari ubwambere ugeze hano, ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye bya buri munsi. Dusangire ijambo, dususuruke, bitadusabye guhindura ikirere. Nukunda iki kiganiro wibuke gukora like, ariko nusanga ari n'abandi cyafasha ukore share kigere no ku bandi. Njye wumva ndi Aime Confiance, ngo haye ikaze. Nongeye kuguha ikaze ku rubuga duhurizaho ubumenyi n'ibitekerezo. Amazina yiswe n'ababyeyi ni UTUMATWISHIMA Jeanne Paul Abdallah. Ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ku mugoroba tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 hasohotse itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryavugaga ko nyakubahwa Paul Kagame yashyize mu mwanya abayobozi batandukanye mu myanya itandukanye ya guverinoma. Hari benshi uwo munsi bakiriye message y'izi nshingano, ariko nyemerera dutinde kuri bwana Dr. UTUMATWISHIMA Abdallah wagizwe Minisitiri w'Urubyiruko, nyuma hakaza kwiyongeramo n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Birumvikana ni umunsi atazigera yibagirwa mu nkuru y'ubuzima bwe. Ni ibyishimo bitagira akagero byaranze uwo munsi we. Yari asanzwe ari mu buganga kandi akora akazi ke neza, dore ko yanayoboye ibitaro bitandukanye twagarutseho haruguru. Ubwo Dr. UTUMATWISHIMA yari mu gihugu cya Sweden ahanganye n'ikizamini yagombaga gukora kandi akagitsinda uko byagenda kose, yakiriye inkuru nziza imubwira ko yabaye Minisitiri w'Urubyiruko. Yagize ibyishimo byinshi kandi bidasanzwe ku buryo atigeze akomeza icyo kizamini. Kuri we ngo yahise atekereza ko arangije kwiga ari wowe wese. Kuva uwo munsi ndetse n'iyo saha ubuzima bwe bwarahindutse. Kuva icyo gihe ntiyari acyongeye kwitwa muganga ukundi, ahubwo byahise bijya mu nyandiko zigize amateka y'uyu mugabo w'ibigwi bitari bito. Kuva uwo munsi buri kimwe muri byinshi bigize ubuzima bwe byahise bihinduka. Gahunda ze kuva ubwo zahise zihinduka: imbwirwaruhame, imyambarire, imivugire, imigendere ndetse n'ibindi byinshi tutarondora, yewe n'ibindi byinshi cyane tutazi. Kuva uwo munsi kwitwa Dr. ntibyari bihagije, ahubwo twatangiye kumwita minisita, kandi gukora bikwiriye. Kujya ku buyobozi bwe ni igikorwa cyiza kandi cyishimiwe na benshi, abamuzi ndetse n'abatamuzi. Umureba ku isura ubona ko agifite amaraso y'abato cyangwa se y'urubyiruko. Ku myaka 40 gusa ubwo yahabwaga uyu mwanya, ntabwo yari kure n'ubundi yaba yaragiye kuyobora. Benshi mu bamenye imyaka ye bakareba n'uko angana bamusanisha n'ubundi n'umujene mugenzi wabo, aho benshi bari bicaye hatandukanye bati ni karibu bwana Dr. UTUMATWISHIMA Abdallah, urakaza neza mu rubyiruko. Nawe ubwe ni ibintu yishimira cyane ndetse akanashimira Perezida wa Repubulika wamubonyemo icyo cyizere cyo kuyobora abajene. Kugera ku ntebe y'ubuyobozi ntibyavugaga ko azafata igihe runaka akabanza kumenyera, ahubwo yahise afatiraho muri gahunda zitandukanye z'urubyiruko. Yitabira ibitaramo bitandukanye, agenda arushaho gusabana n'urubyiruko. Ariko uwavuga ko ari umwe mu bayobozi bakunzwe cyane n'urubyiruko ntawantera ibuye. Dr. UTUMATWISHIMA uzakunda kumubona mu bitaramo bitandukanye by'abahanzi, mu bitaramo by'urwenya ndetse no mu bindi birori bitandukanye bihuza urubyiruko cyane cyane.
ni umugabo ubayeho mu buryo butangaje yewe butigeze bunakoreshwa n'abamubanjirije kuri uyu mwanya ariho uyu munsi wa none. Ni inshuro nyinshi asangira ijambo n'urubyiruko, by'umwihariko abakoresha urubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Nusura urukuta rwe uzasanga ibitekerezo byinshi kandi bitandukanye ariko bifasha urubyiruko kwiteza imbere. Uzasanga kenshi akunze kugaruka ku ndirimbo z'abahanzi batandukanye. Ni kenshi kandi uzabona arareka abantu batandukanye kwitabira ibitaramo by'abahanzi cyangwa se ibindi birori bifasha urubyiruko kwidagadura. Ibi nibyo bamwe baheraho batera bati nyakubahwa wowe umupromota mwiza. Mu ijoro ryo kumurika album ya Yago Pondati yitwa Suwejo yarari mu bitabiriye ibyo birori ubwo Genesis Comedy yizizaga imyaka 2 imaze ikora. Fari Merci washinze akaba anayobora Genesis Comedy bakunze gutazira iseka rusange yakatanye keke na Minister UTUMATWISHIMA Abdallah mu myambaro myiza cyane ikunze kurangwa n'urubyiruko. Tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umuhanzi Bushari ubwo ari mu kiganiro na inyarwanda.com yabajijwe niba azi Minister UTUMATWISHIMA Abdallah. Bushari yabajije umunyamakuru niba uwo ngo wavuze ari umumama. Iyi video yasakaye henshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse Minister aza kumutumira mu biro bye barasangira. Ibi byatunguye benshi kuko si kenshi uzabona umuyobozi uri ku mwanya nk'uwa Minister aho ubutumira umuhanzi ngo baganire muri biro ye. Si ibyo gusa kandi kuko herutse no kumvikana atanga igitekerezo ku makuru y'amazi iminsi acacana hirya no hino ajyanye no guhangana kwa The Ben ndetse na Bruce Melody. Minister asaba abantu ko bareka guhanganisha aba bagabo babiri ahubwo wenda hakaba hazatengurwa igitaramo bagahuriramo ubundi bagashimisha abafana babo bose. Ibi byose birushaho kuzamura igikundiro cye mu rubyiruko n'abandi bakurikira hafi imyidagaduro nyarwanda. Iyi ikaba impamvu ikomeye yatumye natwe twegura inyandiko zitandukanye tukegeranya amateka n'ubuzima bya Minister Dr UTUMATWISHIMA Abdallah ngo tubikugezeho. Amazina yiswe n'ababyeyi nk'uko nabikubwiye haruguru ni UTUMATWISHIMA Jeanne Paul Abdallah. Yavugiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze ahazwi cyane nko mu Kinigi. Birumvikana ntago yagera aho ageze uyu munsi wa none atarize. Dr UTUMATWISHIMA Abdallah nabo yize nk'uko gahunda y'uburezi mu Rwanda ibiteganya. Ahera hasi arazamuka muri primaire, secondaire ndetse na kaminuza. Reka twiganirire kuri aya mashuri ya kaminuza. Dr UTUMATWISHIMA yarangije muri kaminuza y'u Rwanda akora impamyabumenyi ya bachelor mu mwaka wa 2009. Yabonye kandi master's degree mu bijyanye n'ubuvuzi rusange yakuye muri kaminuza ya Manchester hari mu mwaka wa 2016 ubwo yagirwaga minisitiri w'urubyiruko. Umwaka ushize mu mwaka wa 2023 yari mu mwaka wa kabiri ari gukora impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD muri kaminuza ya Gothenburg, kaminuza y'ubukombe mu gihugu cya Sweden. Ubwo arimo akora ikizamini yitegura gutsinda kandi neza nk'uko byari bisanzwe nibwo yabonye message imubwira ko yabaye minisitiri w'urubyiruko. Ikizamini cyose kimunanira kubera ibyishimo yaragize byasanzwe. Ni umunsi usa n'umunsi y'igitangaza kuri we. Yarishimye ndetse anashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wamugiriye icyizere akiri n'umunyeshuri. Mbere y'uko ahabwa izi nshingano yari umuganga mwiza uzi kubaga neza. Yanabaye kandi umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana. Izi nshingano z'ubuvuzi nazo zitoroshye yazikoze mu gihe kingana n'imyaka 10 yose. Dr UTUMATWISHIMA yagiye kuri uyu mwanya asimbuye Madame Rose Marie Mbabazi wagiye kuri uyu mwanya kuva mu mwaka wa 2017. Dr UTUMATWISHIMA ni umuganga w'umuhanga akaba inzobere mu kubaga ibibyimba byo mu muhogo bishobora no gutera kanseri. Ariko kandi ni n'umushakashatsi ku ndwara zitandukanye. Gukunda igihugu no kukitangira ni ubutwari afite kandi benshi bigiraho. Uyu mugabo yabaye komiseri wa RPF guhera muri 2017. Yakoranye kandi n'amashyirahamwe y'urubyiruko mu gihugu. Uyu munsi ni minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Iminsi 6 agizwe minisitiri yari ihagije ngo Dr UTUMATWISHIMA arahirira izo nshingano. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro ya Dr UTUMATWISHIMA Jeanne Paul Abdallah amwibutsa ko ari inshingano ziremereye zo kwita ku bari mu cyiciro cy'abahanzwe amaso ku hazaza h'igihugu. Uyu muhango wabereye muri village Rugwiro. Dr UTUMATWISHIMA Jeanne Paul Abdallah ni umugabo wubatse akaba umubyeyi w'abana 3
abakobwa babiri n'umuhungu umwe, agira kandi n'umugore umwe kandi akunda cyane. Mu gihe atari mu nshingano yahawe n'igihugu cyangwa ngo aba ari mu bushakashatsi, birumvikana aba ari kuruhuka. Mu gihe cye cy'akaruhuko akunda kuba ari kwita ku muryango we cyangwa se akaba yirebera ruhago ka kimwe mu bintu akunda cyane. Iyo bitagenze gutyo aba yisomera ibitabo bitandukanye ariko bivuga ku miyoborere. Ngibyo ibyo wamenya mu buryo bw'incamake kuri Dr Utumatwishima Abdallah, umugabo ukunzwe na benshi biganjemo urubyiruko ndetse bakanamwisangaho cyane. Nyemerera duhinira aha, tuzasubira ubutaha. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kudusangiza, twandikira muri comment. Ibuka gukora like mu gihe wakunze iki kiganiro, nusanga n'abandi cyafasha ukore share kigere kuri benshi. Njye wumvaga nari Aime Confiance. Hasta la vista.